ibiciro by'ibiribwa byazamutseho 42.4% mu mijyi na 37.7% mu byaro. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda cyatangaje ko ibiciro mu mijyi byiyongereyeho 20.8% muri Gashyantare 2023 ugereranyije na Gashyantare 2022, aho iby'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 42.4%. Iyo urebye mu byaro muri Gashyantare 2023, ibiciro byiyongereyeho 37.1% ugereranyije na Gashyantare 2023, mu gihe muri Mutarama 2023 byari byiyongereyeho 38.8%. Nk'uko ikinyamakuru Igihe kibitangaza, ibiciro bikusanywa mu mijyi nibyo bigenderwaho mu bukungu bw'u Rwanda. Muri rusange iyo ugereranyije Gashyantare 2023 na Mutarama 2023, usanga ibiciro byariyongereyeho 1.8%. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kivuga ko muri Gashyantare 2023 ibiciro mu mijyi byiyongereye bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 42.4%. Icyo gihe ibiciro by'ibinyobwa bisembuye n'itabi byiyongereyeho 23.2%, ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gazi n'ibindi bicanwa byiyongeraho 1.1%. Imibare yatangajwe kuri wa gatanu ikomeza iti ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi byiyongereyeho 12.1%. Iyo ugereranyije Gashyantare 2023 na Gashyantare 2022, usanga ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byariyongereyeho 14.4%. Iyo urebye mu byaro, byatumye ibiciro byiyongera ni ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 37.7%, n'ibiciro by'ibinyobwa bisembuye n'itabi byiyongereyeho 20.6%. Iyo ugereranyije Gashyantare 2023 na Mutarama 2023, ibiciro byiyongereyeho 3.2%. Iri zamuka ry'ibiciro ryakomeje guhuzwa ahanini n'umusaruro w'ubuhinzi wabaye muke, mu gihe igiciro cyo guhinga no gusarura cyazamutse, aho nk'ibiciro by'ifumbire byikubye inshuro ebyiri. Impamvu ni uko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse cyane, bigatuma n'ibiciro by'ubwikorezi bihenda. Ni ibibazo kandi bifitanye isano n'ingaruka z'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ibihugu byaturukagamo ibiribwa byinshi cyane n'ibinyampeke birimo ingano, ndetse n'ingaruka zifitanye isano n'izahuka ry'ubukungu nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Ubwo yari mu nama y'igihugu Umushyikirano mu kwezi gushize, Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yavuze ko hari icyizere ko ibi biciro bizakomeza kumanuka muri uyu mwaka. Yavuze ko inyunganizi yashyizwe mu bikomoka kuri peteroli yatumye igiciro cy'ubwikorezi kigabanuka gatoya, ndetse inyunganizi yashyizwe mu buhinzi mu gihembwe cy'ihinga gishize yitezweho kongera umusaruro maze ibiciro bikagabanuka kurushaho. Yavuze ko hari icyizere ko umusaruro wavuye mu gihembwe w'ibigori wikubye kabiri ndetse n'uw'ibirayi wikubye hafi kabiri. Yakomeje ati uw'ibishyimbo wagabanutseho akantu gato cyane kubera amapfa yari yashatse kuba mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'igice kimwe cy'intara y'Uburasirazuba. Ibyo bisobanuye ko mu minsi turimo ubukungu twatangiye kubona igiciro cy'ibigori kimanuka kiva kuri 800 kigenda kigana kuri 400. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ibindi biragenda bimanuka, n'ibirayi biragenda bimanuka, nicyo cyizere dufite. Ni ibiciro biri hejuru byiteze ko bizamanukaho kugeza ku gice cya nyuma cy'uyu mwaka. Ibyo biterwa n'uko hari ibiciro bimwe bitabasha kumanuka kuko impamvu zabyo zituruka hanze y'u Rwanda, nk'izishamikiye ku ntambara yo muri Ukraine cyangwa ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ikinyamakuru Igihe kivuga ko mu gukomeza gufasha mu guhangana n'iki kibazo, Banki Nkuru y'u Rwanda muri Gashyantare yazamuye igipimo cy'inyungu fatizo itangiraho amafaranga yayo kuri banki z'ubucuruzi kiva kuri 6.5% kigera kuri 7% mu rwego rwo gukumira izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko no gukomeza gushyigikira izahuka ry'ubukungu. Icyo gihe Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yavuze ko ku rwego mpuzamahanga ibiciro biri kugabanuka, ibintu bishobora kuzafasha u Rwanda kuba narwo ibiciro byarwo byagabanuka. Byitezwe ko mu mpera za 2023 aribwo hashobora kuzagaragara impinduka mu igabanuka ry'ibiciro ku buryo bushobora kuzajya hasi y'8%.
Guverineri Rwangombwa yagize ati igabanuka ni umuvuduko ntabwo ari ibiciro muri rusange gusa akenshi ibiribwa byo biragabanuka bigasubira hasi iyo twagize umusaruro mwiza. Icyo ni kimwe cyane cyane tubona kizafasha kugabanya ibiciro. Guverineri isobanura ko ibiciro bizakomeza kuba hejuru mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2023 ariko ko umuvuduko w'izamuka ryabyo uzagenda ugabanuka ku buryo uzasubira munsi y'8% mu mpera z'uyu mwaka. Mu yandi makuru ajyanye n'ubukungu, Guverinoma y'u Rwanda yatangije gahunda yo kwagura no kongera serivisi zitangirwa ahantu hamwe hazwi nka One Stop Center ku cyicaro cya RDB. Ibyo bikaba byakozwe mu rwego rwo kuvugurura itangwa rya serivisi ku bakiriya no guha abashoramari serivisi zitandukanye bakenera kandi baziboneye ahantu hamwe. Nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru kigalitoday.com, uhereye tariki 10 Werurwe 2023 ubwo hafungurwaga ku mugaragaro iyo gahunda yo kongera serivisi zitangirwa muri One Stop Center, ubu abakiriya bashobora gusaba ibyangombwa bitandukanye byose bakabikora kuri RDB batabanje kujya hirya no hino. Impushya zose zisabwa n'ibyangombwa bikenerwa ku bashaka gutangira gukora bizinesi, ku bashaka gutumiza cyangwa se kohereza ibicuruzwa mu mahanga, byose bizajya bitangirwa kuri One Stop Center kuri RDB. Umuyobozi mukuru wa RDB Claire Akamanzi yavuze ko kongera serivisi zitangirwa muri One Stop Center ari intambwe ikomeye yo koroshya ishoramari mu Rwanda. Yagize ati One Stop Center izagabanya umwanya watakaraga abantu bajya ku bigo bitandukanye bashaka impushya, byorohereze umushoramari kubyaza umusaruro ayo mahirwe ya serivisi zitangirwa kuri One Stop Center. Muri iyi serivisi zitangirwa kuri One Stop Center harimo ibijyanye n'impushya n'ibyangombwa bijyanye n'isoko rihuriweho ku mugabane wa Afurika, Africa Continental Free Trade Area FCTA, ibijyanye no kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi, Agriculture Export Licensing, aho umushoramari yoherezwa kubona ibyangombwa bisabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kohereza mu mahanga umusaruro w'ibituruka ku buhinzi. Avuga ko bikwiye kwihutishwa mu rwego rwo kwirinda gusiragiza abakiriya biganjemo abashoramari.